Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Uyu munsi rero tugiye kureba amavu n'amavuko y'ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya i Kibeho. Ntabwo ari ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya ku isi yose cyangwa se igihe cyose yabayeho, ahubwo ni i Kibeho kuko bijyanye n'ubutumwa Bikira Mariya yahatangiye. Impamvu nongereho ko ari i Kibeho ni uko ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya ntabwo yatangiriye i Kibeho, ahubwo i Kibeho twibukijwe kuyivuga, kandi uwabonekerwaga Bikira Mariya amusaba kuyigisha abantu bose. Ni ukuvuga ngo yari isanzwe iriho, ahubwo i Kibeho habayeho nko gukangurira abantu, gushishikariza abantu kongera kuzirikana iby'ubwo bubabare burindwi bwa Bikira Mariya. Mu kanya rero katarambiranye, muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, turinjira mu kiganiro nyirizina, tumenye uko i Kibeho Bikira Mariya yadusabye gusenga, kwisubiraho no guhinduka, cyane cyane adusaba anadushishikariza kuvuga ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe, ndi Umumararungu Marie Louise. Ishapure y'ububabare no muri rozari turonka inema nyinshi zidusinagiza. Mubyeyi mwiza duhorana, mubyeyi w'umukiza wacu, mubyeyi utadutenguha, mubyeyi Mariya. Hari icyo nkubwira kuko ugira impuhwe, by'umugirwa iteka kandi umvuganire mama. Mwamikazi dushima imico n'imigenzo, dutoze kubaha Yesu nk'uko ubikora. Mubyeyi mwiza duhorana, mubyeyi w'umukiza wacu, mubyeyi utadutenguha, mubyeyi Mariya. Hari icyo nkubwira kuko ugira impuhwe, by'umugirwa iteka kandi umvuganire mama. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana,
wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mu ishapule y'ububabare no muri rozari turonkamo inema nyinshi zidusindagiza zitwerekeza hehe? Zitwerekeza mu ijuru. Iyo ndirimo Bikira Mariya yinyigisha yansanze ahantu narindi, arayindirimbira hanyuma arangije arambwira ngo ninjye nsubira mu magambo ambwira. Ndabikora, indirimbo ijya ahagaragara nuko irasohoka. Ntabwo rero ari igihangano cy'umumararungu Marie Louise nk'uko ijwi ari irye, ahubwo ni igihangano cya Bikira Mariya we wemeye kutwoherereza ibyo mu ijuru kugira ngo tubimenye. Biradufasha cyane kandi bikadufasha kurushaho gusingiza Imana. Mu kiganiro cy'ubushize twemeranyijwe yuko ingabire atari ubutagatifu. Nibyo koko kuba nagira ingabire yo kuririmba, niyo nagira ingabire yo kuvuga mu ndimi, ariko ntafite urukundo n'ubundi byaba ari iki? Imfabusa. Mu yandi magambo rero nshobora kugira ingabire yo kuririmba, nshobora kugira ingabire yo kuvuga mu ndimi, nshobora kugira ingabire yo kwigisha abantu bagafashwa, ariko ntari mu nzira y'ubutagatifu. Ni ukuvuga ngo ingabire cyangwa se impano ni impano nyine, ni don cyangwa gift nk'uko babivuga mu zindi ndimi. Don ni mu Gifaransa, gift ni mu Cyongereza. Iyo gift rero ni ukuvuga ngo ni Imana ikwihereye ikavuga iti akira iki ngiki, akira aka kantu, ube wishimye ukareba ugafite, ariko ntabwo bivuga yuko ako kantu Imana iguhaye ari ijuru ikwinjizemo. Oya, ibikagwaye kugira ngo ufashe abantu gusingiza Imana, birumvikana nawe kagufashe kwinjira mu ijuru. Ku buryo rero ngewe abantu bafite impano ndavuga ni abanyamahirwe. Haleluya. Ni abanyamahirwe cyane kuko baba begereye aho ijuru riri. Ariko kuba bahegereye ntabwo bivuga ngo baba bageze aho ijuru riri, ni ukuvuga ngo bashobora kuribura kandi bari bafite impano. Muzabumva rero abaganga benshi bafite impano zo kubaga, mbese ari umunyabwenge cyane ariko akicwa wenda n'inzoga cyangwa se agapfa yiyahuye. Abafilozofe benshi twagiye twumva ko bagiye bapfa biyahuye. Ni ukuvuga ngo babaga bafite impano yo gutekereza kurusha abandi bantu, impano yo kujya mu bumenyi cyane kurusha abandi bantu, ariko bagapfa biyahuye. Kwiyahura rero ni ikimenyetso kitari cyiza ku muntu upfuye, keretse wenda ugize ibyago urupfu rukaza rukagutwara cyangwa se simbizi, ariko kwiyahura umuntu akaba yafata uburozi agapfa, ubwabyo rwose ni icyaha kidashobora kwerekana yuko umuntu apfanye ibyiringiro. Kuko burya mu kwiyahura aba harimo kwiyambura ubuzima Imana iguhaye, kwanga impano Imana iguhaye, kuyijugunya no kuyimena hasi. Nko gufata ikirahure umuntu akiguhaye ati mfasha, kuko ubuzima dufite n'impano y'Imana. Umuntu akaza akakubwira ati mfashe iki kirahure ndaje ukinsubize, yamara kugenda ugakubita hasi ukakijanjagura, mu by'ukuri ubuhemutse. Uwo muntu aba afite uburenganzira bwo kuba yakugirira nabi, yanagufungisha cyangwa se akajya kukurega mukajya mu rubanza kuko umumeneye ikintu, kandi iyo mubwira ko utagishaka yari kucyitwarira cyangwa se akagiha abandi. Ariko wamubwiye kuri busigarane icyo kirahure mu gihe yaragiye, wenda tuvuge umuntu arakubwira ati mfasha hari akantu ngiye kuzana hariya hirya ndahita ngaruka. Nguko uko Nyagasani rero aduha impano, yarangiza agasanga abantu bazimennye ngo biyahuye ngo ubuzima bwabarambiye. Burya ni ukumena hasi, gupfusha ubusa icyo Imana iba yatanze mu bushake bwayo kandi yabitekereje. Ni amakosa rero, tukiri aho ngaho, ni amakosa kwiyahura. Muzabwire abantu bose bafite umutima wo kwiyahura babireke, kuko kwiyambura icyo Imana yaguhaye, gupfusha ubusa icyo Imana yatanze ku buntu, ni akaga, ni amakosa akomeye.
Dukomeze rero ikiganiro cy'uyu munsi. Iki kiganiro cy'uyu munsi kiribanda ku ishapule y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, nubwo twari tubanje kugisasira tuvuga ayo magambo ameze gutyo, dusa n'abibutsa iby'ikiganiro cyahise cyabanjirije iki ngiki. Ubwo tugiye kureba rero ibijyanye n'ishapule y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya ikibeho. Ntabwo ari hose ku isi, ahubwo ni ikibeho hano iwacu mu Rwanda, aho Bikira Mariya yadusabye gusenga, kwihana no kwisubiraho kugira ngo tudahanwa. Ikibeho hano iwacu wadusabye gusenga, kwihana no kwisubiraho kugira ngo tudahanwa. Ibi ngibi rero iyo tubiririmba mwumva wenda ari uburyo bwo kugorora ijwi, kandi ngewe mfite ibihamya byinshi by'uko ntakurusha kuririmba neza. Oya, sinkurusha rwose. Kandi nkagira n'ibihamya byinshi by'uko ntakurusha kuba nakora indirimbo neza. Ahubwo nkaba mfite ibihamya by'uko Imana yashatse ku buntu bwayo kumpa iyo ndirimbo, izo ndirimbo, iyo ngabire yo kuyiririmbira, kugira ngo igihe nawe wumva izi ndirimbo zirushaho kukwegereza Yezu, kandi nanjye igihe nziririmba ndushaho kwegera Yezu, maze twese abagenzi bagana mu ijuru turushaho kwegera Yezu bigendanye n'ibikoresho bitagatifu n'uburyo butagatifu Imana yagiye ishyira mu nzira zacu. Haleluya. Muri aka kanya rero muvandimwe wanjye nkunda, tugiye kuruhuka akanya gatoya, maze dutangire ku bisobanuro by'ishapule y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya ikibeho. Maria Karara Mukangango yabonekewe na Bikira Mariya ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu 1982, nibwo yahise amuha ubutumwa bwo kwigisha ishapule y'ububabare mu bantu bose. Twongere twibukiranye yuko amabonekerwa ya Kibeho yatangiye ku itariki ya 28 z'ukwa 11 1981. Hanyuma Maria Karara abonekerwa we ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu 1982. No kuvuga ngo hari hashize nk'amezi ane ya hafi 5 Bikira Mariya atangiye kubonekera ikibeho. Kugeza ubu Maria Claire ubwo iki gihe bandika iki gitabo yari amaze kubonekerwa inshuro zigera kuri 20. Ubundi abana bose iyo babonekerwa babona nta muntu uri aho babona cyangwa ibintu biri aho, ariko rimwe na rimwe Maria Karara yasabye Bikira Mariya kubona abanyeshuri bari mu gitaramo cy'amasengesho basenga kandi baririmba, nawe abarimo ariko abonekerwa. Ubwo Bikira Mariya aremera, abamwereka akanya gato kuko ntawe ureba ibyo mu ijuru n'ibyo ku isi mu gihe kimwe. Ubwo Bikira Mariya yamubonekeye ateze amaboko asa n'uwakira amasengesho yabo n'izo ndirimbo. Hanyuma aramubwira ati, babwire baririmbe gatatu, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu.
barayiririmba. Mu ibonekerwa ryo ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu muri umwaka w'igihumbi 1982, Mariya Karara yabwiye Bikira Mariya ati, rimwe nabonye abanyeshuri basoma ishusho yawe, ibyo wabikunda? Bikira Mariya aramusubiza ati, ndabikunda cyane, kuko abana iyo bakunda umubyeyi wabo bamwereka urukundo mu buryo ubwo ari bwo bwose. Bikira Mariya arongera ati, none wowe ntiwampabeze? Mariya Karara ati, sinabigerageza. Mu kubonekerwa kw'Ikibeho kandi ku bana babonekerwa bose tubona karakterisitike zo kubonekerwa kwabo, harimo urukundo rwa kibyeyi rwinshi cyane. Nubwo abaha ubutumwa bukomeye, nubwo abakuramo ibirira byinshi, nubwo abatimbagura hasi, abashyira mu nzira Yezu yanyuzemo kugira ngo bamufashe gukiza isi. Ariko mu by'ukuri abakobwa b'Ikibeho Bikira Mariya abakunda byabuze urugero. Ishapule y'ububabare, kuyivuga kandi tuyizirikana nibyo twasabwe Ikibeho. Ubundi kuyivuga kuwa gatanu gusa mu cyumweru ni byiza, ariko ni byiza kurushaho kuyivuga kuwa kabiri no kuwa gatanu. Ndetse Mariya Karara abonekerwa bwa mbere hari kuwa kabiri ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu 1982. Ubutumwa bwe nubwo kwigisha abantu bose ishapule y'ububabare, kandi ubwo butumwa uko abuhabwa na Bikira Mariya niko abutugezaho bwose. Ubutumwa bw'ishapule y'ububabare butwigisha ukuntu Yezu yafatanyije na nyina gucungura isi. Mu by'ukuri Yezu kuza gucungura isi yanyuze muri Bikira Mariya, akifuza ko abacunguwe nawe bamusanga banyuze kuri Bikira Mariya. No kuvuga rero ngo ububabare bwa Bikira Mariya abufatanyije na Yezu, kuko mu nzira y'ububabare bari kumwe. Ishapule y'ububabare rero bagahita batwereka uko ivugwa. Hanyuma iyi shapule y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, hano baravuga ngo sinyivugaho byinshi kuko usanzwe uyizi bihagije. Isapule isanzwe Papa Yohani wa 13 yayitaga ivanjiri mu magambo ahinnye, agahora abaza ati, utazi ku ishapule mu mayibukiro yayo dusangamo ubuzima bwa Yezu na Bikira Mariya ninde? Ni ukuvuga rero ngo ishapule iyo ari yo yose cyangwa ishapule isanzwe, nta sengesho Bikira Mariya akunda kurusha ishapule. Ubwo rero kuyivuga bikaba rero ari ukunezeza umubyeyi w'Imana. Hari ishapule rero, hakaba rozari, hakaba n'ishapule y'ububabare. Ishapule rero isanzwe niba bari kudusobanurira hano, ishapule isanzwe ni ukuvuga ngo ni amasaro 50 kongeraho 3 atangira birumvikana, n'amibukiro 5. Ibyo byumvikane, iyo ni ishapule imwe. Ariko iyo abaye amibukiro 20 na ndakuramutsa Mariya, ubwo ari 200, niyo twita rozari. Ishapule y'ububabare rero niyo ikurikira ishapule isanzwe. Umuntu watura akababaro ntabwo arubonetse wese. Bikira Mariya abwira Mariya Karara ati, genda wibutsa abantu ukuntu nababaye, ubigisha ishapule y'ububabare, yagira ngo abantu bongere bayivuge. Abagaragu ba Bikira Mariya mwese mugereranye ubwo butumwa. Ni nk'ubw'ishapule ya rozari Bikira Mariya yigishije Dominiko Mutagatifu, cyangwa ubutumwa bw'umudari w'ibitangaza Bikira Mariya yahaye Gatarina Mutagatifu, cyangwa ubutumwa bw'isakapulari Bikira Mariya yahaye Esther Faket, n'ubundi butumwa nk'ubwo. Roho irashabutse ariko umubiri ni umunebwe. Naho ubundi nta wabura kujya avuga ishapule y'ububabare no kuyizirikana nibura buri wa gatanu mu cyumweru. Uyobewe ko Bikira Mariya
kiliziya imwita Mater Dolorosa, umubyeyi w'ububabare, ndetse n'umunsi w'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya uba ku 15 z'ukwa cyenda za buri mwaka. Muri kiliziya iyo shapure y'ububabare irasanzwe, ariko kugeza ubu hose izwi na bake, yavugwaga n'imiryango y'abihaye Imana cyangwa abantu bafite za devotion kuri Bikira Mariya. Muri za dokima za kiliziya dusanga ishapure y'ububabare yarahawe umugisha mu masengesho makuru ya kiliziya, ni ukuvuga amasengesho afite indulgensiya. Ishapure y'ububabare ifite indulgensiya yuzuye cyangwa y'urugero iyo uyivuze ukurikije za kondisiyo kiliziya yayishyizeho. Iyo dusomye za documentation z'ishapure y'ububabare zifitwa n'abasaserdoti ba Bikira Mariya bari muri Ireland no mu Bwongereza bitwa The Servant Fathers of Our Lady's Priory, dusanga izo kondisiyo zarashyizwe ku masengesho afite indulgensiya nko kubuhabwa penetensiya na Eucharistia. Uburyo rero bwo guhabwa indulgensiya y'ishapure y'ububabare ni ubu ngubu. Hari indulgensiya yuzuye. Icya mbere, ubasha guhabwa indulgensiya yuzuye uvuze ishapure imwe gusa y'ububabare. Iyo shapure uyivugiye imbere y'isakaramento ritagatifu, ni ukuvuga uri mu kiliziya ureba taberenakoro. Aha kabiri, iyo utabashije kugera ku kiliziya ngo uyivugire imbere ya taberenakoro, ubwo ubasha guhabwa indulgensiya yuzuye iyo uvuze ishapure imwe y'ububabare buri munsi kumara ukwezi kose. Aha gatatu, ubasha guhabwa indulgensiya yuzuye iyo uvuze ishapure y'ububabare ku wa gatanu usabira roho ziri muri purgatori. Aha kane, ubasha guhabwa indulgensiya yuzuye iyo uvuze ishapure y'ububabare uyivugiyeho waba hose ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa cyenda, kuko iyo tariki ariyo munsi mukuru wa Bikira Mariya w'ububabare burindwi. Ubwo rero izo ni indulgensiya zuzuye. Ahandi ushobora kurongera indulgensiya yuzuye, ubasha guhabwa indulgensiya yuzuye iyo uvuze ishapure y'ububabare uyivugiyeho waba hose ku wa gatanu wo mu cyumweru cya pasiyo mu bubabare bwa Yezu. Aho ni ahantu ushobora kuronka indulgensiya zuzuye. Indulgensiya rero ni iki? Indulgensiya ni ijambo rikoreshwa muri Kiliziya Gatolika. Indulgensiya, indulgence ni impuhwe cyangwa imbabazi. Mbese muri make ni ukugirirwa izo mpuhwe. Ushobora rero kugirirwa izo mbabazi cyangwa se kugirirwa impuhwe, kubabarirwa ibyo wakoze iyo uvuze iyi shapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya muri ubu buryo butanu maze kuvuga. Noneho ushobora kuronka indulgensiya y'urugero, ni ukuvuga ituzuye ariko itanacagase. Hari aho uhabwa iyuzuye, hari n'aho uhabwa iy'urugero. Aha mbere, ubusanzwe ishapure y'ububabare ifite indulgensiya y'imyaka 7, igihe wayivugira cyose naho wayivugira hose. Aha kabiri, ishapure y'ububabare kenshi ikurikira rozari ntagatifu. Mu buryo uvuga ishapure y'ububabare kenshi abasha guhabwa indulgensiya y'imyaka 10 iyo yumvise misa. Izo ndulgensiya zikaba inyongezo z'indulgensiya za misa. Iyo misa ayumvise kubera ububabare burindwi bwa Bikira Mariya cyangwa ububabare bwa Yezu. Ishapure y'ububabare yahawe indulgensiya yuzuye cyangwa y'urugero ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu 1942. Kiliziya yahaye ishapure y'ububabare izo ndulgensiya ikurikije Saint Penit. Ubwo naho ushobora gusanga nyine izo ndulgensiya nyine iyo nyandiko ijyanye n'indulgensiya. Ubwo uramenye ntuzagire ngo iyo shapure
niyo Mariya Karara yihimbiye. Icyo Mariya Karara yavuze kuri tariki ya 31 z'ukwa gatanu 1982 nuko ubwo butumwa bwa Bikira Mariya yari yarabutanze ku isi, ariko abo yabuhaye ntibabukwize hose nk'uko yari yarabibasabye. Ibyo nibyo. Ukurikiye histoire y'ishapule y'ububabare usanga ibyo Mariya Karara ayivugaho byose ari byo, kandi histoire y'iyo shapule ntiyayisomye, ndetse Mariya Karara ayigisha uko yanditswe mu bitabo by'ishapule y'ububabare. Ishapule ya Rozari Bikira Mariya yigishije Dominiko Mutagatifu mu kubonekerwa kwa Bikira Mariya i Lourdes yayeretse Bernadette Mutagatifu. Fatima ayibwiriza abana uko ari batatu, Lucia, Jacinta na Francisco. Muri uyu mwaka w'1982 wo kuboneka kwa Bikira Mariya Kibeho, Lucia w'Ifatima aracyariho, ni umubikira w'umukarumelita muri Karumeli ya Coimbra, kilometero 25 kuva Ifatima. Ubutumwa bwa Lucia ni ukutwigisha Rozari ntagatifu. Ubwo ni ukuvuga ngo iki gitabo ndi gusoma cyandikwa mu mwaka w'1982. Ibi biravugwa icyo gihe ngewe ndi gusoma. Ko Mukristo uzi icyo akora n'uburyo bwamufasha gusenga no kuzamuka mu rwego rw'abatagatifu, avuga ishapule isanzwe buri munsi, ariko nibura kuwa gatanu akavuga ishapule y'ububabare. Mariya Karara yabisobanuye neza ku itariki ya 15 z'ukwa munane 1982 ku ishapule y'ububabare idasimbura Rozari ntagatifu, ariko ikabifatanya na Rozari ntagatifu kutugezaho imbabazi za kibyeyi za Bikira Mariya. Ubutumwa bwa Mariya Karara ni ubutumwa bukomeye cyane. None niba Yezu imbabazi ze zose aziduha, ariko akatwereka agahinda ka nyina, kuki tubyirengagiza? Ububabare bwa Yezu twabubonye kuri Nataliya, none ububabare bwa Bikira Mariya tuburebere muri Mariya Clara. Yezu yikoreye umusaraba abantu bose babona, ariko wa Bikira Mariya wabonywe na Yezu wenyine. Ari agahinda, ari akababaro, ari ishavu, ari amarira, ari ugushengukira mu mutima, Imana ifatanyije ubutabera n'imbabazi yabitsindagiye muri Bikira Mariya kugira ngo ikiremwa muntu tuzabone kuzajya mu ijuru. Mu by'ukuri ububabare burindwi bwa Bikira Mariya bwafatanyije n'ubwa Yezu mu gucungura isi. Ntibyageze aho gusa kandi, n'ubu Bikira Mariya ntasiba kutwibutsa cyane cyane igihe abonekeye Fatima, ati dore bana banjye, umutima wanjye n'uwa Yezu yarashengutse kubera mwe, ariko n'ubu ntimushobora kwisubiraho. Ikibeho abana babonekewe badusaba kwihana no kwisubiraho no guhindura imibereho yacu. Gusenga niko kuganira n'Imana. Iyo tuvuga ishapule isanzwe cyangwa ishapule y'ububabare, tuba dutuma umubyeyi wacu Bikira Mariya ngo aduhakirwe. Mariya Karara rero atwigisha kutarangara mu ishapule, ari ishapule isanzwe ari n'iy'ububabare. N'ubundi gusenga ni ukuzuza umuhango, ni ukuzirikana amasengesho, ukamenya icyo uvuga icyo ari cyo, ukibuka Imana ubwira iyo ari yo. Kandi Mariya Karara ati ubunebwe bw'umubiri ntibugomba kubonesha roho, kuko roho iwurusha imbaraga. Ubwo Mariya Karara abumbatiye ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, akatwibutsa Yezu muri Getsemani abwira Petero ati roho irashabutse ariko umubiri ni umunebwe. Mariya Karara iyo abonekerwa avugana ijwi ry'abakobwa ariko rifite precision ya kigabo, ndetse ubundi agasubiramo n'ibyo yavuze, akabisubiramo neza nk'uko yabivuze. Kandi haba hashize amasaha 2 abonekerwa avugana na Bikira Mariya bigatinda, kuva nka saa 10 kugera nka saa 12
avuga ataruhutse, kandi ibyo avuga wumva byose ari inyigisho gusa. Kandi wakora analize ugasanga inyigisho za Mariya Karara kimwe n'iz'abandi bose b'ikibeho, ugasanga ari inyigisho za Kiliziya neza neza. Ubwo rero ishapure y'ububabare bwa Bikira Mariya uko yayihaye Mariya Karara barayishushanyije kandi bakayitwereka. Ubwo Bikira Mariya yakomeje kujya amubonekera amubaza ati ese ubigejeje hehe kwigisha abantu iby'ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya? Mariya Karara ati abantu ntabwo babyumva, ntabwo bapfa kubyitabira, ariko Bikira Mariya ati simeze nabi bana banjye, mugomba kwibabaza kugira ngo mufashe Yezu gukiza isi. Ubwo rero ibyo byose ni ibintu dushobora kubona muri ubu butumwa bwa Kibeho. Muvandimwe mwiza, rero tugomba gufasha Bikira Mariya na Yezu gukiza isi, tukareba uburyo twanaronka indulgensiya zuzuye mu gihe dusenga. Muri iyi minsi rero tugiye kumva ya ndirimbo nababwiraga yo kwiyegurira umutima utagira inenge wa Bikira Mariya, ko twasenze isengesho ryo kwiyegurira umutima utagira inenge wa Bikira Mariya duciye mu bubabare burindwi bwa Bikira Mariya. Ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya tubaye nkaho tuyumvise amavu n'amavuko yayo. Mwumvise yuko atari Mariya Karara wayihawe bwa mbere, ahubwo no mu mwaka w'1942 iyo shapure yari iriho, kandi niho yanahawe indulgensiya zuzuye. Ubwo rero ikibeho Bikira Mariya yaje kuyibutsa no gusaba abantu ngo bongere bayivuge. Haleluya. Ndamushimira ko natwe twabaye mu bumvise ubutumwa bwa Kibeho, nuko iyo shapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya tukumva tuyigize iyacu. Ibyo ngibyo biranezeza cyane, kuko hari igihe wenda byashobokaga ko twagenda tutamenya ayo makuru, twari kugenda tubabaye, twari kugenda tutamenya ibyiza. Ariko yadutindije ku isi, Yezu yadutindije ku isi birumvikana, kugira ngo tuzamukorere, dukorere n'umubyeyi Bikira Mariya. Ntitukagire rero isoni n'ipfunwe ryo kwitwa abana ba Yezu, ahubwo dukomeze kumukorera. Ubwo rero tugiye kuzatangira ikindi cyiciro cy'iryo sengesho twakoze ryo kwiyegurira umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. Ubwo nituyirangiza iyo ndirimbo yampaye yo kwiyegurira umutima utagira inenge wa Bikira Mariya, tuzaririmba n'indirimbo y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya. Kandi ndumva narayibabwiyeho, kandi nkaba nizera yuko mukibyibuka. Ubwo rero mu gihe kitarambiranye, kitazadutindira rwose, tuzaririmba indirimbo yo kwiyegurira umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. Muvandimwe wanjye nkunda, rero ibi ngibi bibifata nk'ubufana cyangwa se ngo ujye ubyakira ubiha abandi wowe udashobora kubyumva kubera akazi kenshi. Ndagira ngo nkubwire ngo uramutse ugize impamvu ituma utagira aho ujya, ka kazi ntabwo waba ukigakoze. Bityo rero akazi ni kakatubera urwitwazo igihe dushaka gukorera Imana yo mu ijuru. Haleluya. Akazi ni kakatubera urwitwazo. Izo nzitizi dufite zimwe na zimwe cyangwa nyinshi, zose tugerageze kuzibamba ku musaraba, maze tuzave muri iyi si twera, kandi tuzajye kwakira cyangwa se kwakirwa na Bikira Mariya mu ijuru. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.